tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Kimwe cyo ikintu dukwiye kumenya nuko ijambo ry'Imana avuga ngo ubwoko bwanjye bupfuye cyangwa se burimbutse buzize kutamenya. Kubera iki? Kuko ntago bazi ibyo baherewe muri Kristo. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kwiga nyine kimwe mu bintu Imana yaduhereye muri Kristo Yesu. Sibyo? Tugiye kwiga kimwe mu bintu Imana yaduhereye muri Kristo Yesu kugira ngo twe kurimbikira mu bujiji cyangwa se twe kubaho tuvunika kandi hari ibintu Imana yaduhereye muri Kristo Yesu. Si byiza ko tumenya ibintu twaherewe mu mwana wayo Yesu Kristo. Yes. Tugiye kwigana ku kintu cyitwa grace cyangwa se ubuntu. Tugiye kwigana ku kintu cyitwa ubuntu. Ndabinze kugira ngo hari byinshi ufite mu mutwe wawe bakubwiye ku buntu cyangwa iki. Ariko reka uyu munsi dusobanukirwe se what is grace. Nago grace hari kugira ngo tubabanebwe, ntabwo dufite grace kugira ngo turyamire cyangwa se twe gusenga, ahubwo dufite grace kugira ngo ituboostinge tugere kure mu Mana. Nago dufite grace kugira ngo tubabanebwe ngo byose byararangiye ku musaraba ngo oya. Ahubwo turayifite kugira ngo ituboostinge cyangwa se idutere imbaraga zo kugera kure mu Mana. Sibyo? Ko kamaro ka grace. Reka dusome ijambo ry'Imana, ariko ndabasabye kugira ngo twese tubashe kuba hamwe, hanyuma umwuka wera ndamwizeye araza kudusobanurira bishijeho. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 6, umurongo wa 5 tugeza ku murongo wa 8. Reka dusome ni page 194 mu isezerano. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 5. Reka dusome ngo kuko yagambiriye kera kubw'urukundo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Umurongo wa 7 niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Katwongeye dusome Abakorino ba 2 igice cya 6 umurongo wa 1 avuga ngo kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa, kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemerwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none niwo munsi wo gukirizwamo. Twongeye dusome nanone Efeso n'ubundi igice cya 2 umurongo wa 7 naho dusorezaho, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugirira neza muri Kristo Yesu twakijambo ry'Imana. Grace ni iki? Cyangwa se ubuntu bw'Imana ni iki? Ubuntu bw'Imana ni spiritual substance cyangwa se ni spiritual material igufasha gukora nk'Imana hano ku isi. Ni spiritual material igufasha gukora nk'Imana hano ku isi. Cyangwa se umuntu akayidefininga avuga ngo grace is the free work cyangwa se n'umurimo Kristo yarangije ku musaraba. Ariko itandukanye na amazing grace twumva ngo dufite ubuntu ngo byarangiye ku musaraba twicare. Oya, ntago ibyo nje kubabwira, nje kubasobanurira no grace nyayo nk'uko umwuka w'Imana abishima. Grace is the spiritual material igufasha gukora nk'Imana hano ku isi. Hanyuma mu Bakorino ba 2 igice cya 6 batubwiye neza ngo turabinginga ubwo dukorana nayo umudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa, kuko yababwiye ko mu munsi wo kwemerwamo yarabumvise, no ku munsi wanyu yarabatabaye, no ku munsi wo gutarwamo yarabatabaye. Kandi uyu munsi no munsi wo gutabarwamo, no munsi wo kumvirwamo. Siko ijambo ry'Imana ritubwiye. Ijambo ry'Imana ritubwiye. Hanyuma icyo nshaka kubabwira ni iki? Nuko buri wese afite hano ku isi afite spiritual material cyangwa se afite grace imufasha gufunctioninga nk'Imana. Ndaza kubereka zimwe mu ngero za grace dufite nk'abana b'Imana ariko tutajya tubasha gukoresha. Buri wese afite grace, ariko nk'uko mu Bakorino batubwiye neza ngo turabinginga kugira ngo mudahererwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Bivuze neza ko ubuntu bw'Imana waba bufite ariko bukagupfira ubusa. Ubuntu bw'Imana waba bufite ariko bukagupfira ubusa. Ariko Pawulo arangije arababwira ngo nk'abana be yakundaga abahereza no makuru, aravuga ngo ubwo mukorana nayo ndabinginga kugira ngo mudahererwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Musa itababwira urugero rw'ubuntu bw'Imana bafite, yuko uyu munsi no munsi wo kumvirirwamo, no munsi wo gutabarirwamo. This is the time dukwiye gusenga Imana ikatwumva. This is the time you have to call upon the presence of Jesus. Imana ikadutabara. Iyo ni grace dufite.
ariko ntabwo ariko twese tuyikoresha. Ushobora kuvuga ngo nese kuki nsenga ngo ngo nkatinda gusubizwa ngo ntabwo ari uko watinze gusubizwa cyangwa se suko Imana utashatse kugusubiza, ahubwo nuko utari aware y'ibyo ufite muri Kristo, nuko utazi neza ibyo Imana yaguhereye muri Kristo, cyangwa se nuko udasobanukiwe neza ubuntu bw'Imana ufite muri Kristo. Hari ubuntu buri navuga buri rusange kuri twese, ariko na buri wese afite spiritual material imufasha gufunctioninga nk'Imana. Ushobora kuba aririmba hano abantu 5,000 bagakizwa, iyo ni grace ufite, ntabwo ari wese wabikora. Ushobora kuba wapreachinga abantu 3,000 bagahita bakizwa, iyo ni grace. Ariko biratangaje cyangwa se biranababaje umuntu yagira iyo grace iyo too much gutyo hanyuma igapfa ubusa. Devil ntacyo ni mutware ko wawe ufite grace ariko utari kwikoresha. Niyo mpamvu agerageza uko ashoboye ngo tugire twe kuba aware y'ubuntu bw'Imana dufite, hanyuma noneho buzabashe kugikenga cyangwa se buzapfa ubusa. Devil aza amakuru menshi kuruta twega n'abakristo ayo tuzi. Arabizi neza ko buri muntu wese afite grace ashobora kuba yakoresha ubwami bw'Imana bugakomera, ariko making sure ko ari bukugire busy ku rugero rw'uko iyo grace ufite nta kintu izakumarira, nta kintu ushobora kwikoresha. Kandi nk'uko Paul bitubwiye neza, it's possible ko wagira grace kandi twese turayifite kuko twese turi abana b'Imana, kandi Imana ashaka kugira ngo dufunctioninge nkayo, sibyo? Ariko noneho kuki twese tutarimo kubikora? Ni kubera iki? Ni ukubera ko hari igihe kigera ubuntu bw'Imana bukaba bwapfa ubusa. Iyo ufite grace ugatangira kumenya cyangwa se ugatangira kuyikoresha, irakura. Kandi kugira ngo grace yawe ikure cyane nuko wita ku mwana wawe n'Imana. Mu gihe rero you are always busy utari kumwe n'Imana, grace yawe ntabwo uzamenya uko kwikoresha. Anointing yawe nta kintu izakumarira. Hano twese dufite icyo Kristo yaduhamaga ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo, ariko ntabwo twese turi kuyikora. Kubera iki? Kuko we are not aware of the grace dufite, hanyuma grace igapfa ubusa. Abakristo dufite byinshi cyane Imana yaduhereye umwana wayo Yesu Kristo, byinshi ndetse cyane, ariko birimo birapfa ubusa. Kubera iki? Kuko twagakwiye kubikoresha, we are busy, ntabwo turimo turabikoresha, hanyuma bikadupfira ubusa. Tuvuga ngo gusunge ni gute nagera nka hariya, ni gute namera nk'uri. Uzi price uriya yatanze kugira ngo abashe kugera hariya, ni ukubana n'Imana, agatindana nayo, akareka kwigiraho busy, akareka kuba busy ku Mana, akaba busy ku mirimo y'umwijima, akaba busy ntabe ari easily accessed n'iyo mirimo y'umwijima, ahubwo agatindana n'Imana, hanyuma grace yiwe igakura. Dikubije kugira ngo ibintu Imana yaduhereye umwana Yesu Kristo bye kudupfira ubusa. Mu Befeso hari twasomye havugamo neza two types cyangwa se ingero za grace dufite muri rusange. Namwe ngo hari grace rusange yuko ngiye kubabwira, ariko hari na grace particular. Nzi ko iyo ufite grace naguvunika iyo ufite grace. Iyo ngiye gufasha gukora nk'Imana, ntabwo ari ibintu ushobora wowe wenda n'urugero umuntu afite grace yo kuririmba akaba yahagarara hano akarimba ibintu 3 bigakizwa, hanyuma n'ufite grace yo kubwiriza nawe akabwiriza 3 nawe bigakizwa. Twese tukubaka ubwami bw'Imana, twese tukubaka ubwami bw'Imana, ariko kimwe cyo mu Efeso batubwiye neza yuko dufite ubuntu bw'Imana. Ari bw'ubuhe? Dufite ubuntu bw'Imana bw'amaraso bwo kwezwa n'amaraso y'umwana wayo Yesu Kristo. That's the grace twabonye free. Ndakubwiza ukuri ko Imana ivuga ngo ngiye kubigira iby'igiciro, nako ngiye kubyishyuza, ni amafaranga yo kuzabibonera yo kwitanga. Umwana wayo ave mu ijuru ajye ku musaraba, hanyuma amaraso ajya uzusenga Mana, amaraso y'umwana Yesu Kristo anyeze uhita ukizwa. Iyo price yo kuzayikura hehe? Nawe wari kuzabona. Is free work. Cyese ni umurimo Kristo yakoze kubwacu tutari bushobora. Kozwa n'amaraso y'umwana Yesu Kristo ntabwo twari buzabyishoboza, nubwo twari kuzabona igiciro cyatuma basi nimba nkoze cyane no munsi ndibuze gutanga amafaranga nati oya, nawe wari kuzabona. Hanyuma Imana ibigira for free, n'ubuntu, is the grace, kugira ngo umwana wayo ye guhora yibaza ngo umunsi nacumuye ngo ibikuba byacitse. Oya, ahubwo noneho numara kumenya amaraso ya Kristo ari kuri wowe, ujye usenga amaraso ya Kristo akweze, hanyuma ukomeze urugendo. Ariko ntabwo twahera ubuntu bw'Imana gupfa ubusa cyangwa se ngo
tubuhabwe hanyuma ngo dukore ibyo twishakiye oya ariko mu gihe bya ko committing a sin nta kibazo amaraso ya Kristo arahari kubwaho kugira ngo akweze. Iyo ni grace y'Imana dufite. Ariko devil aranangaza akugira busy kugira ko ni ibintu bisanzwe uravuga amaraso ya Kristo akweze hari ibirenze se akokumbisha ko nta birenze. Ariko iyo twamenyaga agaciro amaraso ya Kristo mu buzima bwacu, umuntu ushaka example z'amaraso ya Kristo ikintu akora azanshake nzakimubwira neza. Ariko kubw'igihe reka tuvuge indi type ya grace dufite ngo yaduhinduye abana b'Imana ngo nk'uko ubushake bwayo bwari buri. It was the will of Jesus, ubushake bw'Imana ko duhinduka abana bayo. Imana ishaka guhinduka umwana wayo kuruta n'uko utaka, iyo irabishaka kurusha uko wowe ubishaka, ngo nk'uko ubuntu bwayo buri. It's the grace of Jesus. Ni ubuntu twagiriwe bwo guhinduka abana b'Imana. Ntitwari tubikwiriye, ntitwari abo kugirirwa imbabazi, nta na kimwe twadisavingaga, ariko for the grace of Jesus twahindutse abana b'Imana. Icyo ukora ni kimwe, urizera ko uri umwana w'Imana bikahita biba automatically. Ubwo ni ubuntu dufite. Hanyuma ubwo buntu dufite tujye kubukoresha gute? Dukwiye kumenya ubuzima noneho abana b'Imana babayeho. Umwana w'Imana cyase nta kibazo ko tugende. Umubyeyi afite ikintu amakinga sure ko agisigira umwana, hari undi muntu agisigira umwana we wenyine, nawe ndashaka ibasigira ariko ashima cyane yuko ibyo afite bihabwa umwana we cyangwa asabiraga umwana we. Siko bimeze. Niyo mpamvu Imana yishimiye ko duhinduka abana bayo kugira ngo iby'igiciro cyinshi ifite mu mwana wayo ibashe kubiduhereza. Niyo mpamvu afashe imigisha yose yishyira muri Kristo. Irangije natwe yadufata itwicazanya nawe mu buryo bw'umwuka. Ibyo bintu byose ni ibintu Imana yagiye ikora ushobora gutekerezaho bikakureka ukavuga ngo Mana nta wundi nzakurikira usibye wowe. Ariko ni gace umuntu ashobora kwicara agatekereza iby'Imana yamuhereye muri Kristo Yesu atangira bigenderemo. Reka nkubwire kino kintu n'ibindi byinshi, n'indi grace zitandukanye na grace wese afite ku giti cye apart izingi twese dufite dusangiye. Imana irashaka functioninga nkayo hano ku isi. Menya kino kintu, Imana irashaka ko ufunctioninga nkayo hano ku isi, ugakomandinga ubuzima bwawe ukoresha akanwa kawe, ukarema, ukaba ubuzima bwuzuye umunezero, ukaba ubuzima bwuzuye kugendera muri grace ukoresha iby'Imana yaguhereye ubuntu. Nta giciro twari kuzayibonera, ariko birababaje kuba umuntu ahora strugglinga yibaza impamvu Imana itamwitayeho cyangwa se impamvu Imana nta kintu abona iri kumukorera, akataruka Imana itamwitayeho, ahubwo gusa kubera ko aho ibyayo biri ntabwo ari uwo muntu ari. Everything byose Umwana wa Yesu Kristo, ariko wowe urashaka kwiringira imirimo yawe ko ari izabiguhesha, harimo ikibazo. Kuko hari aho Imana yafashe ibyo bintu byose bishyira hehe? Muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ni watuza akanwa kawe ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe cyangwa se w'ubugingo bwawe uzakizwa. We have to receive Christ. Kubera icyo ukwiye kwakira Kristo, ko ibintu byose biri mu Mana, urukundo rwayo, ubuntu bwayo, amahoro, sinzi ikintu cyose uzi kiba mu Mana cyose, umunezero byose biba found in Christ. None ko icyo tumenya bino bintu kugira ngo twega abakire Kristo tubashe kubenefitinga ibyo bintu byose biri muri Kristo Yesu. Ukwiriye kubenefitinga wowe ufite Kristo ukarusha wundi utamufite ndetse cyane. Ariko uzabishobora ryari? Igihe utindanye n'Imana ikakwigisha ibyo ufitiye ubuntu muri Kristo Yesu. Dufite gukiranuka by faith gusa, gukiranuka duheshwa no kwizera, utandukanye no gukiranuka kuzanwa n'amategeko. Ntabwo kuba muri Kristo ibintu bivunanye, ni uburyohe Mana yanjye, ntabwo bibaho, ni uburyohe bwuzuye. Ariko kuki bamwe bibavuna?
nuko badashaka kugendera mu by'Imana yabaremeye, agashaka kwiringira imirimo ye. Ntabwo imirimo yawe yagira, kuko yaba ari imirimo yawe ariko uzabiguhesha, ntabwo Jesus ari kwirirwa aza gupfa ngo akore imirimo ye. Imirimo yawe ntabwo ari yabiguhesha. Usigaje cyangwa se ukwiriye kumenya ibyo Imana yaguhereye muri Kristo Yesu, spending time n'Imana ikwigishe ibyo ufitiye ubuntu muri Kristo Yesu, hanyuma ubashe gukura, hanyuma ubashe gufunctioninga nk'Imana hano ku isi. Reka dusenge. ubuntu Imana butuma tudashiraho